ariko ubundi masantre reka nkwibariza ko nsigaye mbona abasore b'iki gihe bajya gushaka abagore bakabanza bakareba abagore bahagaze neza ku mufuka no kuri konte, aho za mpungenge zo gutekereza ko umugore niyinjiza akantu gahagije bizatuma yigarurira ijambo zarashize. ubundi se umugore agize ijambo bitwaye iki? Izo mpungenge zo baza zaragiye nka nyombere. Ubundi intambara y'abagaho mu kinyejana cya 20 wasangaga ari izo ngizo zo kubuza umugore amahirwe yo kwiga, kumubuza amahirwe yo gukora akazi no kugira ibyo azana mu rugo nk'uruhare rwe. Ukabona impungenge niza abagabo bafite yuko umugore wazanye akantu nk'uko bivuze ubwo n'ijambo ryiharira, ubwo umugabo akabinganzwa. Ariko ubu byarahindutse, ntacyo bitwaye abantu umugore n'umugabo kugira uruhare mu kubaka urugo rwabo. Ahubwo igisigaye gihari ubu ngubu, narindi no gusoma iki gitabo cyitwa Highly Effective Marriage ku ipaji yacu y'146 n'147 haragaragaza irijyanye n'umutungo mu rugo, ninde ugomba kuzana amafaranga, ninde ugomba kumenya imicungire y'ibyinjira mu rugo. Gusa muri iki gitabo kubera ko cyo gishingiye ku byanditswe byera, gusa n'amategeko y'igihugu arabivuga, burya umugabo agomba kumenya ko ari inshingano ze kwita ku rugo. Umugore nawe aho ngubu yarahagurutse arashaka kugira uruhare. Ibyo rero ntabwo bikuraho inshingano z'umugabo kwita ku rugo. Nuko ndi kubona muri iki gihe abagabo uko babona ko abagore bazana bafite amafaranga bari kwinjiza mu rugo, ukabona abagabo barimo barirengagiza za nshingano zabo zo kuzana amafaranga no kwita ku rugo, bagashaka kwicara bakarambya nyine ngo umugore arayabona ndetse azana akayabo. Gusa ibyo ntabwo birimo kurangira ngaho ku bijyanye no kwibagirwa inshingano. Usanga nanone abagore nabo uko bagenda bazana birukanka inyuma y'amafaranga bakayazana, ubwo n'umugabo kuri za ngobo bagikora bagishakisha, cyangwa yakwanga no kujya gushaka akajya kuzerera ngo umugore arayazana. Abana bacu twabahariye abakozi na kigozi. Ubwo ni harakabaho kigozi nyine, nta muntu ukita ku bana, ni ikibazo.